ngo abaturage bagire ubuzima bwiza bakenera ibintu bitandukanye birimo umwuka mwiza bahumeka, ibikomoka ku buhinzi no ku bworozi, imiturire myiza, ingufu bifashisha mu guteka no gutanga urumuri ndetse n'ibindi. Izi ngufu ahanini bazivana mu bicanwa byiganjemo inkwi n'amakara. Gutema amashyamba rero bigira ingaruka mbi ku bidukikije kandi ari byo soko y'imibereho myiza y'ikiremwa muntu. Niyo mpamvu muri iki gihe ibihugu bitandukanye ku isi byafashe ingamba zo guhangana n'ingaruka zikomoka ku mihindagurikire y'ikirere zirimo amapfa, imyuzure, inzara iterwa n'igabanuka ry'umusaruro ukomoka ku buhinzi n'ubworozi n'izindi. By'umwihariko u Rwanda rufatanyije n'abandi bafatanyabikorwa ntirwasigaye inyuma mu gufata ingamba zinyuranye zigamije kurengera amashyamba. Ni muri urwo rwego umuryango w'abaveterineri batagira umupaka bakomoka mu Bubiligi ku bufatanye n'umuryango w'abahinzi borozi bo mu Rwanda Imbaraga muri Mutarama 2014 batangije umushinga ugamije kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubworozi, Energie, Verite et Élevage mu rurimi rw'igifaransa, mu mpine ukitwa EVE. Uyu mushinga ugamije iterambere ry'icyaro ntiwibanda gusa ku kubungabunga ubuzima bw'amatungo no gufasha imiryango ikennye kwihaza mu biribwa, ahubwo unafasha abahinzi borozi kwitabira gukoresha ingufu za biogaze zitangiza ibidukikije. Umushinga EVE by'umwihariko igice cyawo cyo gufasha abahinzi borozi bato gukoresha ingufu zidahumanya ikirere ukaba ukorera mu ntara y'Amajyepfo mu turere twa Huye, Nyamagabe, Nyanza na Ruhango ku nkunga y'umuryango witwa Vuramuzi Burabanti n'umuryango w'Ububiligi w'ubufatanye mu iterambere DGD. Expedite Musengiyaremye, umuyobozi mukuru w'umuryango w'abaveterineri batagira umupaka ishami ry'u Rwanda unashinzwe gukurikirana ibikorwa by'uyu muryango mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari, aratubwira icyo uyu muryango ari cyo n'icyo ugamije mu mushinga wo gukwirakwiza biogazi. Vétérinaires sans frontières Belgium ni mu Kinyarwanda ni umuryango w'abaganga b'amatungo batagira umupaka ukomoka mu gihugu cy'Ububiligi. Ni umwe mu miryango igize urunana rw'umuryango w'abaganga batagira umupaka ku isi. Hano mu Rwanda rero ni umuryango uhari kuva mu mwaka w'2001 wagiye gukora ibikorwa bitandukanye birimo gufasha uburezi, ariko by'umwihariko imishinga igendanye n'ubworozi ndetse no kwita ku matungo. Ahangaha akaba ari naho iki gice cyarekeranye na Biogazi kiziramo, kubera ko guhera muri 2014 Vétérinaires sans frontières ifatanyije n'Rwanda Imbaraga yatangiye guteza imbere ibyerekeranye na Biogazi mu rwego rwo kugira ngo hagabanywe ibicanwa, habungabungwa ibidukikije. Munyakazi Jean Paul, umuvugizi mukuru w'umuryango w'abahinzi borozi bo mu Rwanda Imbaraga, aratubwira imikoranire y'umuryango w'abaveterineri batagira umupaka ishami ry'u Rwanda ndetse n'umuryango Imbaraga mu gushyira mu bikorwa umushinga EVE. Uruhare rwa VSF n'uruhare rukomeye cyane mu gushyira mu bikorwa ry'uyu mushinga. Icyambere nuko niyo dufashe kumobiriza amafaranga, gushaka amafaranga ku bafatanyabikorwa bayo. Mu by'ukuri tunashimira cyane VSF kubera ashoboye kumva icyifuzo cy'abanyarwanda, cyane cyane ab'intege nkeya. Ayo mafaranga twayakoresheje mu buryo bwo gusana ibyo biraro nk'uko nari nabivuze haruguru, kubaka bino bigega gushyiraho bino bigega bifata amazi, ndetse no gukora uburiro bw'inka. Uruhare rw'Imbaraga icyambere ko ari gukora ubukangurambaga kugira ngo abagenerwabikorwa bitabire kino gikorwa kandi bakitabire neza. Twere dufite inshingano ikomeye yo kuganira n'abanyarwanda bagenzi bacu kugira ngo n'ibikorwa tubigira ibyacu kandi turebe uburyo byazaramba. Desire Bimenyimana, umuyobozi w'umushinga EVE, aratubwira intego nyamukuru y'uyu mushinga n'uruhare rwawo mu korohereza abaturage kubona ibigega bya biogazi. Umushinga Energie Verte et Élevage nawo witiriwe EVE ni umushinga ushingiye kuri gahunda ya leta yo kugabanya ikoreshwa ry'inkwi n'ibikomoka ku mashyamba. Ukaba leta yaratangije iyo porogaramu mu mwaka w'2007 igamije gufasha abaturage bato boroye inka kubaka ibigega no gukoresha ibigega bya biogazi. Umushinga EVE rero ukaba waraje uje gushyigikira umuturage kubera ko byagaragaye ko nubwo porogaramu yatangiye kandi leta yarashyizemo ingufu, uruhare rw'umuturage rwari ikibazo. Uwo mushinga rero waraje wegera umuturage umufasha kubona amafaranga yamufasha kubaka ikigega cya biogaze afatanyije na leta. Ku bijyanye n'ubunini bw'ibigega byubakwa, impuguke mu bya biogaze zigaragaza ko umuhinzi mworozi yubakirwa ikigega bitewe n'ingano y'amase afite.
ni ukuvuga ko ufite inka ebyiri yubakirwa icya metero kibe enye, ukeneye ikigega kinini kurushaho cya metero kibe 6 bimusaba kugira inka nibura enye, naho ukeneye icya metero kibe 8 agasabwa nibura kugira inka 6. Umuhinzi mworozi ushaka kubakirwa ikigega cya biogaze mbere na mbere asurwa n'abakozi b'umushinga EVE bakamuganiriza ku byiza byo gukoresha biogaze, haba ku iterambere ry'umuryango we n'iry'igihugu, tutibagiwe n'akamaro kayo ntagereranywa mu kurengera ibidukikije. Aba bahinzi borozi kandi banagaragaje ubumenyi bafite mu kugaburira ikigega cya biogaze, ni ukuvuga uko bavanga amase n'amaganga kugira ngo atunge twa dukoko duto tukibamo, ari natwo dutanga biogaze bifashisha mu guteka. Aha kandi banagaragaje ko basobanukiwe n'uko bafata neza ibigega bya biogaze. Bamaze kunyubakira biogaze baranampugura, narabihuguriwe rwose bya biogaze ndabizi, nanjye ngiye nabyigisha abandi. Ubundi mu kugaburira inka mfata ibyatsi tugatunganya tugashyira mu bintu inka ziriramo twatunganije, ibyo byose bikaba bidufasha mu iki gikorwa cyo kugaburira inka. Iyo nshaka gucana mfata amase hadaha amaganga nkaza nkabiteranyiriza muri iki kintu tubikoreramo, nkavanga hano, namara kuvanga noneho ubwo ngafungura hano bikamanukamo. Nubu nafunguye ibyo namaze kubikora gutya, njya gufungura ngasanga hari umuriro urimo. Iyo maze gukora ibi ngibi ndaza ngafungura hano dore urufunguzo nguru, ubu gutya haba hafunze, nkabigira nk'angafungura umuriro ugakomeza hariya muhira. Gukoresha biogaze bifite inyungu nyinshi zirimo kurengera ibidukikije, kwita ku isuku, kwirinda indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse n'ibisigazwa bisigaye nabyo bikaba bitanga ifumbire nziza cyane yifashishwa mu buhinzi nk'uko abahinzi babyemeza. Ntawe utazi ikibazo cy'imihindagurikire y'ikirere ihangayikishije isi yose muri iki gihe, kandi ahanini giterwa n'abatema amashyamba bashaka inkwi n'amakara. Abagenerwabikorwa b'umushinga EVE banagaragaza kandi ko gukoresha biogaze byazamuye ubukungu bwabo, kuko umwanya watakaraga bajya gushaka inkwi n'amakara byo gutekesha, ndetse n'uwo bakoreshaga bahuhera mu ziko ubu basigaye bawukoresha mu yindi mirimo ibateza imbere. Ikindi ni uko amafaranga bakoreshaga bagura izo nkwi n'amakara nayo basigaye bayazigama, bityo nayo akabafasha mu yindi mishinga igamije iterambere ry'imiryango yabo. Biogaze yaje ari igisubizo, yongereye mbese nk'ubukungu, ibintu byo kujya kugura inkwi nta mafaranga agisohoka ngura inkwi. Hategekimana François ni umusaza ufite imyaka 70 utuye mu murenge wa Mbazi, akarere ka Huye. Iyo ugeze iwe abanza kukwereka ikigega cy'amazi yahawe n'umushinga EVE kimufasha mu mirimo ye ya buri munsi. Fungura oyabonye ndatekesha ndakoresha mu mirimo yose y'urugo. Ikindi cyiza cy'ibigega bya biogaze ni uko kugeza ubu zishyirwaho uburyo bwo kuzihuza n'umusarane, bityo umwanda uwuturukamo ukajya mu kigega, wakwivanga n'amase bikongera ingufu za biogaze. Utuwarete yanjye ihita imanuka muri biogaze, kandi iyo imaze kugera muri biogaze nta kuvuga ngo nta mwanda namba ubukiremo. Ubu ngubu biba byabaye ifumbire. Nk'uko twabibonye, ibyagezweho ni byinshi mu gukwirakwiza biogaze mu baturage, ariko kandi haracyari n'imbogamizi zituma bamwe mu bayishaka batabasha kuyubakira. Iya mbere ni igiciro gihanitse cy'ikigega cya biogaze. Uko twabivuze haruguru, ikigega gihagaze 500 hafi na 50, ntago ari buri muhinzi mworozi wabasha kukigondera. Imbogamizi ya kabiri rero nayo ikomeye ni y'amatungo make. Kugira ngo biogaze ikoreshwa n'amase, amase nayo ava ku matungo. Uko ufite amatungo makeya niko utagira biogaze. Guhera mu mwaka wa 2014 kugeza mu mwaka wa 2021, umushinga EVE umaze kubaka biogaze 632, hasanzwe izari zisanzwe zubatse ariko zitari zigikora 171, ndetse hanatangwa ibigega by'amazi 132. Uko ni nako hanatunganywaga ibiraro by'abagenerwabikorwa batandukanye mu rwego rwo kubafasha kubona uko bafata amaganga avuye muri ibyo biraro yifashishwa mu kugira ngo biogaze ikore neza. Umushinga EVE icyiciro cyawo cya kabiri kiri gusoza, nyamara hari benshi batuye mu bice umushinga ukoreramo bifuzaga gufashwa kubakirwa biogaze, ariko ntibazibona bitewe n'intego nyamukuru y'izagombaga kubakwa muri iki cyiciro. Ese abo barateganyirizwa iki? Expedite Musengiyaremye, umuyobozi mukuru w'umuryango w'abaveterineri batagira umupaka ishami ry'u Rwanda, unashinzwe gukurikirana ibikorwa by'uyu muryango mu bihugu bigize akarere k'ibiyaga bigari, arasubiza icyo kibazo.
dufite indi porogaramu izatangira guhera mu mwaka wa 2022 mu kwezi kwa mbere kugeza mu 2026. Aho naho harimo igice cyo guteza imbere biogazi. Hari biogazi zizakomeza kubakwa muri utu turere, nubwo igice cyayo kitari kinini cyane. Akaba ariyo mpamvu tuzakomeza kandi gufatanya n'abandi bafatanya ibikorwa bacu, abaterankunga bacu, kugira ngo turebe ko twabona n'ubundi bushobozi bwisumbuyeho bwo kugira ngo icyo gikorwa cya biogazi gikomeze giteza imbere. Ni byinshi byakozwe mu gukwirakwiza ingufu za biogaze mu bahinzi borozi batuye mu gace umushinga Yevu ukoreramo, ariko kandi inzira iracyari ndende kugira ngo buri wese uyishaka ayibone. Niyo mpamvu umuryango w'abaveterineri batagira umupaka bakomoka mu Bubiligi ku bufatanye n'umuryango w'abahinzi borozi bo mu Rwanda Imbaraga bakomeje gushishikariza abaturage babishoboye kwitabira gukoresha biogaze kugira ngo nabo bagerweho n'ibyiza byayo. Abafatanyabikorwa nabo turabashishikariza gufasha abaturage bafite amikoro make kubona izi ngufu, kuko zizabafasha kwihuta mu iterambere no kurengera ibidukikije muri rusange. Twese hamwe rero turengera isi dutuye dukoresha ingufu za biogaze kuko zitangiza ibidukikije.